mu bantu. Hanyuma inimero zacu ni 078 gatandatu karindwi karindwi kabiri 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 gatatu. 078 gatandatu karindwi karindwi kabiri 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 gatatu. Wumve neza nsoze utuntu tune ngiye kubabwira recommandation notanga. Number 1, ibyo ushoboye byose ntubyemerewe. Icya kabiri, kurwawe ruhande utanga amahoro. Icya gatatu, wibuke nuzoza uja kurwanya umuntu uzumenya ko uwo muntu afite igihe cy'Imana, nikigera ukabigerageza uzagwa mu nyanja. Farawo ngo yagize ngo nibisanzwe kako akundi yarabimenyere. Reka nkubwire ikintu kimwe nsoze. Imana yanjye we. Oya nta kibazo, ibintu biraryoshye kubyumva. Umukristo. Yes, ibihe byiza cyane ku bantu mwese mukunda mukurikira ikaze kandi turabakunda. Reka kandi mbasuhuze mwese aho muri hose, abari mu Rwanda umuntu abari mu Rwanda iyo mwese mukomeze kugubwa neza kuko twaje kumenya ko isi yose ari u Rwanda. By'umwihariko rero ibyo namwe mubimenye kandi mubizirikane kugira ngo ibyo mukora byose mwibuke yuko Yesu abakunda. Rero n'amahoro atanga niyo tubasabiye, rero mugira amahoro. Reka kandi ntangire mbaye ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyiza kandi navuga ngo ni ikiganiro kidasanzwe by'umwihariko kuko n'umugisha nagize wo kuba ndi kumwe na Evangeliste William, muyoboke n'umugabo uvugira Imana kandi uhamya Kristo ashize amanga. Akora byose ariko umurimo w'Imana niwo yashyize imbere kuruta ibindi byose. Ni gihe kitari gitoya mukurikirana kuri Muyoboke TV William. Yes, Muyoboke William, Muyoboke TV. Murebeho murasangaho ibyigisho byiza cyane, mu subscribing kandi munamu n'ibitekerezo uko agomba kubikora kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Ko biba byiza iyo uri gukora abantu baguha ibitekerezo urushaho kugenda umenya ko ibintu ugomba kubitwara. Kuri iyi nshuro mukozi w'Imana nejejwe no guhura nawe. Thank you. Nukuri ndagukunda cyane, ndagukurikira kuva kwa William Ruto kugera ini Nyarugenge. Rwose twishimiye kukwakira. Reka ngo aka kanya banza usuza abantu badukurikiye kugira ngo tunasenge uyu mwanya ku byo tugiye kuvuga kugira ngo umwuka wera aze kuba ari kumwe natwe. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Turabaramukije aho muherereye hose. Shalom shalom. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka aka kanya abantu bakurya batukuzigira ugira ukuntu bibwira presentation kugira ngo tunate tunatwinjiza no mu isengesho byose bigende neza cyane. Kandi karibu ku Manuro TV, ni mu rugo cyane. Amazina banita Muyoboke mu Rwanda shaka William. Ndi umupapa, mfite umudamu n'abana babiri b'abahungu. Umuhungu wanjye mukuru yitwa Imfura Benigurio, hanyuma umutoya yitwa Shalon. Batuye Nairobi muri Kenya n'ubundi. Basuhuza aho bari n'abari za Kasarani bene data dusangiye muri moto basuhuze. Kasarani urahazi? Kasarani katwikomereza mazuri. Tubasuhuze cyane. Iriya munishime guhura nawe n'ukuri. Asante cyane. Okay, reka ngo aka kanya tubere muri no sengesho kugira ngo dufungure uyu mwanya kandi uhamagare mwuka wera kugira ngo atuyobore mu byo turi bukore byose. Data, ni wowe waduhamagaye kandi ahantu hose twahavana bizerwa. Iri jambo cyangwa iki kiganiro uzagitegera ntazagitegere nk'ikiganiro, ahubwo kizamubera umuti umuvura umutima. Mwuka wawe wera nazabane natwe, atabanye natwe ntaco twashobora. Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduheza imbaraga. Ndakwinginze ngo ubane natwe kandi utuyobore ibyo kuvuga bizagira umumaro kuba zagitegera iki kiganiro. Shalom shalom. Amen, 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 amen. Kandi nukuri tunezezwe n'aka kanya. Rero abantu bose bakurikira ibiganiro byacu cyangwa se banasanzwe banakurikira iby'Iyobokamana, ndatekereza Evangeliste William ntabwo ari ubwa mbere kandi koko ni mu Rwanda shyaka. Ni n'umuyoboke yayobotse Kristo anamurwanirira ishyaka. Bajya ngo songo ntago kunda gusa nakwita neza, uyu mugabo yamwise neza kandi ni nabyo koko. Ngire ngo William yenda gatoya
ngira ngo kuva muri Kenya kuza mu Rwanda ibyo ari byo byose hari ikintu kibyihishe inyuma bimeze bitenda gatoya kugira ngo tubanze tunavuge no kuri iyo ngingo. Turi hano mu Rwanda dufite igicaniro twaje gukora civuga butumwa. Ministry ntabwo ari church, ntabwo ari urusengero, yego, ni igicaniro, ni ministeri, ni ihurizo ry'abantu basenga Imana, nta kindi kiri inyuma yabyo, yego, ariko abantu baba bavuye mu macaca atandukanye kugira ngo tubashe kwigisha ijambo ry'Imana. Ni ministry abakatolike, abarokore, iyo bavuye iwabo nimugoroba duhurira ku Gasaraba, yego, Kanombe, hanyuma tukabwiriza ijambo ry'Imana, hanyuma tugataha. Ni ku Gasaraba ahagana he kugira ngo yenda n'umuntu ku Gasaraba, ugeze ku Gasaraba Kanombe, genda twaza gutanga nimero, ugeze aho ni muri iyo quartier, ariko naho hafi ni capa ca bisi. Ahubwo nimero naka kanya ni 07 8 6 7 7 2 2 2 3. Ni yanjye paso no Jewe nita William umuyoboke. Yego. Okay, umuntu ageze aho ngaho agahamagara iyo nimero yamuyobora ikamugeza aho duteranira. Nukuri. Tunaterana no kuwa kane saa 5 kugeza saa 10. Saa 10. Ariko tukigisha abantu ijambo ry'Imana. Nta kindi kubera ko muri nje Imana yampaye mu ijambo ryayo. Nukuri. So nifuza rero kurisangiza abantu. Nukuri. Thank you. Mani gumugisha cyane kandi nizere ko ibyo ari byo byose abantu badukurikiye mukurikira kino kiganiro kugira ngo muze kumva the key point, kuko hari abantu baba barasizwe kandi bakemera no gukora ibyo basigiwe. Hago abantu bahamagawe bakanga kumvirijwe, abo ngabo bo umuriro urabazi bahuye n'ibyago. Mushumba ndakwita mushumba, ndakwita pastor, ubyihanganire. No problem. Kubera ko uri umushumba n'ibyo ukora n'ibyo kandi ndizera ko bidatinze turaza kubona ibintu bikomeye kandi mu Rwanda hangaha, mu Rwanda iyo za Kenya n'ahandi bwota amasimbi hose uzagera ubwami bw'Imana uzabwamamaze. Nukuri. Yego, rero reka ntaza kwihutira kuvuga byinshi, ariko cyane cyane ndaza kukugira byinshi cyane nkubaza hanini cyane, kubera ko hari abantu badukurikiye bakubona mwivuga butumwa natandukanye, ariko cyane abantu bongeye kugaruka cyane ku ijambo ry'ubwenge wabwirizaga ubwo mu ijoro ry'ikiriyo kwa muvandimwe wacu, mushiki wacu Pastor Mutesi Prudentienne. Abantu cyane bakunze ririya jambo, byanatumye numva ko ngomba kukwegera kugira ngo tugire byinshi cyane tuganira kubiriho ubu ngubu n'ibindi bizasa. Turi mu bihe bigoye aho abakristo batakihanganirana, turi mu bihe bigoye aho abakristo usanga aribo batema ishami bicaye, ndaza kwivuga gutyo, usanga aribo baritera bakanirwanya bakanisubiranamo. Ibi bihe kuba Kristo bishushanya iki, bitwereka iki kugira ngo uyu munsi ataza kugira umuntu urushaho cyangwa se kuyoba cyangwa se kuyobywa n'ibyo abona muri iyi minsi ya none? Kuko benshi ati irondo ryivanze n'ibisambo. Iyi ni imvuga abanyarwanda akunda gukoresha, bavuga ati kibi n'icyiza byarushijeho kwivanga ndetse kibasha kubivangura. Ikibi kihishe mu cyiza bituma n'icyiza nacyo kukimenya bigorana, bijyanye nuko n'ibintu bigoye cyane. Ibi bihe bihishe iki, byerekana iki, ndetse umukristo cyangwa se undi muntu wese udukurikiye kano kanya yabikuramo iki, yabyigiramo iki? Mu by'ukuri urakoze. Ndaza byenda kugira ico tugenda tuvuga. Buriya hari inshingano dufite, hari inshingano dufite Imana yaduhaye, ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Iyo niyo ntego iri principal. Yego, kwigisha abantu ubutumwa bwiza ni nacyo twahamagariwe. Kandi twebwe abavuga butumwa, ahantu hose ubonye abantu, nta place nimwe ibaho yo gupreachinga, nta hantu na hamwe habaho hagenewe kubwiriza ubutumwa. Ahantu hose wahavugira ubutumwa. Nukuri. Umuntu mwaba mwicaranye muganira wamubwira iby'Imana. Yego, kandi agakizwa. Nukuri. Nimba warigeze usoma igitabo cy'umugabo bita Mukristo cyangwa igitabo bita Umugenzi, kibarwamo inkuru z'uwitwa Mukristo. Yego. Mukristo akizwa ntabwo yakirijwe mu rusengero. Oya.
yakijijwe n'abantu bari bavuye mu rusengero bagenda baganira ibyabereye muri church. Ba bantu bavuye muri church bagiye baganira ibyabereye mu rusengero bavuga amagambo y'Imana. Yego. Ya magambo y'Imana bahura n'umuntu uri kugenda aba interesse yo kuyumva. Abaye interesse aramukiza. Mu by'ukuri uyu mugabo mu Kristo ugaragara mu gitabo c'umugenzi ntabwo yigeze akizwa kubera ko ya performance amateraniro runaka. Oya. Ariko abari ba performance mu nzira bari gutaha baganira. Yego. Bibiri na umugenzi uravuga ngo izo nkuru ziramukwega. So umugabo bita Paul akizwa ntiyakijijwe kubera ko ari mu rusengero, yakijijwe mu kiriyo cyangwa mu rupfu rw'uwitwa Tesefano. Barimo bica Tesefano, amagambo Tesefano yavugiye mu rupfu rwe atabasha. Paul ayo Tesefano yavugiye muri church ntiyakoze kuri Paul. Yego. Ariko ayo Tesefano yavugiye mu rupfu rwe aravuga ngo mana aba nabo ni bene data nubwo bari kunyica. Yego. Keneye ko tuzobana mu bwami bw'Imana. Iryo jambo ryatravaye Paul. So ahantu hose umukristo yahavana umukristo. Ahantu hose umukristo yahavana umukristo, wahabyarira umukristo. Nukuri. Icyo kintu Imana igumugisha. Mu isoko wabyaramo umuntu mu butumwa, muri bisi waganiriza. Nigeze kuva Kampala ngiye Nairobi muri bisi. Hari urugendo rurerure. N'urugendo rurerure rw'amasaha menshi, ariko nageze Nairobi umuntu twicaranye yakijijwe. Amen. Ndasakurije abantu bari muri bisi tuganira gahoro. Ntawe mbangamiye. So ahantu hose wahavana umukristo. Nukuri. Mu nzira wamuhavana, muri restaurant, ku ishuri, yego, mu kazi. Yes. Rero icyo nendaga kuvuga, yego, nagiye kwa Mutesi nabaye nkuko abandi bose batabara. Mutesi ndamuzi kera cyane. Yego. Navaga muri Kongo nje kwigisha muri ADPR, ngacumbikiwe akibana n'umugabo we witwa Ntaganda. Papa Darlene. Yego. So nk'umuntu rero nari nabonye ibyabaye, bibonye kuri social media n'ubundi bitoroshye, muriro wacu bitoroshe, ndavuga ni mwene data reka ngiye kumusura. Nk'umuntu w'umukristo rero sinari bugera ahantu hari abantu 10 ugende utavuze, ngende nababwiye umwuka wera nibyo shoboka. Oya wazabibazwa. Rero ntangiye gupreachinga nibwo nabonye abantu basohoye kamera. Sinari nzi ko ari na kamera iri aho quelque part. Watangiye idacanye ariko wagiye nagiye kubona mbona barayifurunduye mu gikapu. So rero nuko byagenze, ariko umukristo ahantu hose, yego, wahavana umukristo. Ese abantu badukurikiye naha niyo mpamvu umukristo wese ukora ibiganiro nibibemo intego yo kuvana mu mukristo. Hari n'umuntu ushobora kuwatchinga iyi video ari kure atabasha no kuba yaza amateraniro kugasaraba. Ndakubwiza ukuri. Cyangwa ataza no mu Rwanda ni no mahandi hantu batanamwemerera gusenga. Ariko yakurikira video agakizwa. So rero ibiganiro dukora twaba Kristo nibibe bifite target yo gushakamo abandi bantu bari bukizwe. Shalom papa. Imana iguhumugisha cyane. Hari intambara ku mukristo, wavuze ku gitabo cya mukristo, ariko tuzi ko mu rugendo rw'umukristo ahuramo n'intambara zitandukanye, either arwana na Satani cyangwa se arwana n'abakristo bagenzi be. Ni ibintu bibiri biba bihari kandi bishoboka, nk'ibyo turi kubona muri iyi minsi ya none. Turi kubona intambara Pastor Mutesi ari gucamo, navuga ngo zo kuba yaba igitaramo cyabo basangiye umurimo cyangwa se cyabo nta musinzi uri kumuvuga, nta n'umuzi, yewe nta n'abandi. Anini cyane kubona umupasiteri cyangwa se kubona umuvuga butumwa wundi asa nkaho acira iteka. Ndaguciye mu ijambo, uravuze ati nta musinzi urimo urwanya Mutesi. Reka nkubwize ukuri, biragoye kubona umukinyi agwanwa n'umuntu umutetsi. Umukinyi wa football ntabwo Mutesi wo muri hotel yamugwanye. Buri gihe cyose umuntu agwanwa n'umuntu bari muri kariyeri imwe. Yego. Urumva? Nukuvuga uyu munsi umumotari nta nari muzasanga umumotari yagonganye n'umupasiteri, kuko imirimo yabo irahabanye. Ariko umumotari umwegereye aba contre 67 n'abamotari. Abamotari. Hoteli
contre 6 wayo nindi hotel. hafi. Umukinyi wa Rayon Sport mu contre 6 nuwo mu yindi kipe cyangwa muri kipe ye. Yego. Rero natwe muri kariyeri yacu ivuga butumwa nta kuntu umuntu ukora muri immigration cyangwa ukora kuri airport yaza kukugabaho intambara. Muri muntu wese arwanwa n'abantu bari muri kariyeri ariko si bikwiriye, ntabwo bikwiriye. Ibi nibyo mbwira abantu nkavuga ngo amavuta twahawe ntabwo yo gusenya umuntu, meme si nubwo yaba yasenwe. Amavuta twahawe nayo gusana. Ni ikintu gikomeye, ariko ibi bihe ari gucamo bishushanya iki ku mukristo? Mbese niki kintu abantu bagombye kubyigiraho badukurikiye aka kanya? Ibi bihe ari gucamo cyangwa se nawe bwite ushobora kumva iki kiganiro cyangwa se message kazamugeraho mu bundi buryo, ariko ibi bihe ari gucamo navuga ngo bitoroshye cyane byo kubura umukunzi we, byo gukurikizwa ibisongo by'impande zose, kandi bibabaza cyane kuko biterwa na mugenzi wawe, ariko kandi nibyo koko umwanzi ntabakure. Ibi bihe bishushanya iki byagakwiye kwigisha iki umukristo uri kubona aka kanya, yenda uri mu Rwanda cyangwa se no mu Rwanda rw'iyo ngiyo aho ari? Hari umugabo witwa Martel King. Habayeho ba Martel babiri. Habayeho Martel King w'umunyamerika. Habaho na Martel gutyo gusa w'umudage. Okay. Uyu w'umudage yari umupadiri. Amaze kugera i Roma muri Katolike. Yego. Aza gusanga uburyo structure y'itorero ry'i Roma ryari ryubakitse. Yego. Bihabanye na structure y'ubuntu bwa Yesu. Kuko ico gihece hariho tarifa sinzi nimba uyizi. Kurya winjira muri restaurant akavanga icayi kigura 50 gutyo. Naho ico gihe bari barashizeho tarifa akavuga ati kicaha kivanwaho n'amafaranga angana gutya, iki naco kikavanwaho n'amafaranga angana gutya, iki naco kikavanwaho n'amafaranga angana gutya. Marteritere abona nta caha gikurwaho n'igitambo, ahubwo icaha kivanwaho n'amaraso ya Yesu. Atangira kwigumura. Yego. Atangiye kwigumura iba bifu, ibaye bifu aranahunga. Yego. Atangira abaprotestante. Yego. Then yarawunze aviroma aza i Berlin, ahantu biti Pus mu majaruguru i Berlin. Yego. Ni muri Alemanya n'ubundi Germany. Agezeyo arandika. Aravuga ngo muri uru rugendo ngo ikintu camutangaje. Yego. ngo sabanzi bamurwanya. Ahubwo arwanwa n'ishuti. Yaravuze ngo ikibazo sabanzi, ngo ahubwo ikibazo ni inshuti kwifatanya n'abanzi. Niho bigoranira ubundi mu buzima. Mu inshuti iyo zamaze kwivanga n'abanzi. Cyangwa hari igihe inshuti zitivanga n'abanzi ariko zigaceceka. Zikanuma zikaruca zikarumira. Zikanuma zigaruca. Ikiganiro canje kubera ko ndumuvuga butumwa cibanda cyane kuri Bible. Hoya ni nabyo byiza. Uyu munsi hari umuntu ukunda Mutesi. Ariko utabasha kumugwanya ntanabashe no kumuvuganira. Udakonje nta nabi. Nta murwanya ariko nta namuvuganira. Ari ceceke ari kureba iyo bizagana. Abo bantu baba mu gitabo Bible izitubwira umunsi Eliya. Umunsi Eliya umunsi ahunga umwamikazi umugore wa Ahabu witwa Jezebeli cyangwa Yezebeli. Yego. Yabwiye Imana, ni ikiganiro Eliya yakoranye n'Imana, arayibwira ati ninjye muhanuzi njye nyine usigaye. Imana yamubwiye atoya haracari 7,000 bitigeze bifukamira Bayali, bitaramije Bayali ariko bitabujije abantu kujayo. Ubwo utarabujije umuntu kujyayo ntiyamubujije kandi ntiyanaramije Bayali ariko ntiyabujije abajayo. So mu buzima rero tugira inshuti zitifatanya n'abanzi ariko nanone zitaturwanirira ishaka. Aho niho bigoranira. Shalom. Icyo kintu gisobanuye iki? Kubera ko hari abantu benshi cyane bameze gutyo. Ushobora kugira mu kibazo akaba atavuga ngo sorry, atavuga ngo pole, cyangwa se akaba mugana atanatangira. Izo nshuti buri zitwigisha iki, zisobanuye iki ku buzima? Ese niba ufite inshuti zimeze gutyo wabana nazo gute kugira ngo hato
zitandukira by'umurimo w'Imana. Ubundi habaho inshuti zitatu. N'ubundi ndagaruka muri Bible. Yego. Abantu bari gukurikira kino kiganiro ndi umupreacher. You are the teacher, preacher. Ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yego. Yesu yari afite inshuti yari afite abigishwa. Yari afite abigishwa benshi cyane. Yego. Akagira n'abandi 12 bari bameze like protocol. Babanaga nawe umunsi ku wundi. Yego. Muri abo 12 habagamo abandi batatu nibo nendaga kuvuga. Habagamo Yuda, hakabamo na Petero, hakabamo na Yohana. Yego. Hanyuma mu gihe cyose ibintu byabaga ari byiza Yesu yateranije bya bihumbi magana. Ariko bagaburira imigati. Yego. Petero niwe wari king ari hafi ya Yesu. Ku buryo utageraga kuri Yesu utanyuza kuri Petero. Ntibyakunda. Ariko umunsi bafata Yesu bamwerekeza i Golgotha. Petero yaramwihakanye. Tugira inshuti zibana natwe mu gihe cy'ibyiza. Ariko mu rugendo rwo kuja kumanikwa i Golgotha rwo kumusaraba ziravuga ati reka iryo bandi ntaryo tuzi. Natwe niko twamubonye yaratuyobeye. Petero yaravuze ati simuzi. Ariko mu rugendo rwa 6 Yesu abantu bose bamukomera amashi wa munsi bamusasiye ibitenge n'amashami y'imikindo agendera ku cana c'indogobe. Petero niwe wari muri selfie yagaragaza ko ari kumwe nawe. Ariko mu rugendo bafata Yesu bamujana i Golgotha bagiye kumumanika. Petero yaravuze ati wallahi ni nubwa mbere mu nanjye nayishungereye like you. Ubundi wowe uri ubundi simuzi. Rero mu nshuti zacu tugira izibana natwe mu gihe ibintu ari amata. Ariko iyo bibaye ibyago baravuga ati nabaga nifashe. Iyo nimwe habaho indi nshuti itazakwihakana ariko izakugurisha. Buri gihe cyose iyo ikubonye ikubonamo business. How I can deal with money with iyo buri gihe ikubaramo business. Iyo ibonye turundu iragucuruza. Yego. Ndibaza ko turi kumwe. Ndibaza ko mubizi. Yuda buri gihe cyose yabonamo Yesu yabonaga ahantu uyu mutipe bampa mwangaye. Bitewe n'igikundira afite no kuntu abantu mbona bamuhiga bamwe bamushaka ye. Buri gihe cyose. Yego. Buri gihe cyose Yuda yabonagamo Yesu yavuga uyu mutipe bamumpa mwangaye. Ariko nawe ari mubigishwa be. Mu nshuti zacu rero ntuzakomplaninge ngo umuntu yakugambaniye, umuntu yagucuruje. Uwo muntu nyine ni Yuda. Yuda kazi ke iwa kubonamo business, iwa kubonamo umugati, iwa kubonamo rent, iwa kubonamo ABCD zimuzanira inyungu ze person. Yes way. Hakaba windi inshuti ya gatatu. Iyo ngiyo reka tuyumve. Ni inshuti bita Yohana. Mu rugendo rwo kuja kumanika Yesu. Yesu ari ku musaraba yambitswe ubusa. Ashungererewe n'abapagani. Bamucira amacandwe mu maso. Bamucumita amacumu mu rubavu. Bamubwira ngo uko wamanuye abandi wakwikijije nimbura umwana w'Imana wahamaga Yesu akakuvana aho hantu. Yesu mu gahinda yubitse amaso areba mu ruhame rw'abantu bamuvugiriza induru abonamwo Yohana. Mu magambo 7 Yesu yavuze ku musaraba yavuze mu ijambo Yohana. Mu nshuti zacu tugira abantu umva inshuti nitazakurekura uko waba umeze kose. Ko ariko kose. Na icari kiganiro kibaye kubwiriza numva mwuka weraje. Oya naze. Ya koromaris numva nakuzuzwa kwere. Amen. Rero tugira abantu inshuti yawe ntizigera ikurekura papa. Amen. Ngo nukunyuze mu bihe runaka. Wakosheje cyangwa se uranabeshyira. Ngira amategeko yo gukunda abantu batayazi. Gukunda. Itegeko rya mbere ryo gukunda iyo umukunzi wawe akoze amakosa mu ruhame rw'abantu ramudefanda. Ariko mwagera hiherereye ukamukubita ingegera. Iyo ni rule 1. Iyo ni itegeko ry'abantu bakundana muri public. Mu ruhame uramudefanda. Byanaba ngombwa ukarwana intambara utazi bavuye. Ariko mwagera hiherereye ukamubwira my friend. Na utagira ngo ndifatikanije nawe nuko wari inshuti yanjye. Inshuti. Imana ibayeze umugisha. Ariko iki kintu abantu baracyumvisha. Ese gikora bangahe? Cyangwa turagira tukatwibera ba Petero. Ako cyonze cyo abantu hanga benshi dushobora kwisanga twabaye ba Petero hamwe na hamwe turatsindwa. Kandi nta muntu ngamije gukomeretsa.
buri gihe cyose nasabye Imana kutagira umuntu nkomeretsa mu mutima. Yego. Yeah. Reka twinjire kuri iyi ngingo kandi kubera ko nicyo kintu abantu benshi cyane basa nkaho bahanze amaso. Ese muri ibi bihe by'urupfu rwa nyakwigendera Rusagara hari ikosa Mutesi yaba yarakoze cyangwa se ikintu cyakabaye kuba ari ikibazo uyu munsi abantu atari cyo bahinduye ikibazo, ahubwo cyagakwiye kuba ari umuhuza w'abantu cyangwa se umuhuza n'ikintu abantu bahurizaho kikaba ari kiri kubatandukanya, kubera ko abakristo abapagani n'abandi bose twavuga gutyo batandukanye uyu munsi bose bameze gutya, bamwe bahanze amaso, abandi bafashe ijambo, abandi bakoze ibindi bitandukanye. So aka kanya tukora kino kiganiro kubera ko bisa nkaho byabaye ikibazo, abantu bamwe babicumuriyemo, abandi babikoreyemo ibindi bintu bitari byiza, abandi babikoreyemo iby'ubutwari nkuko navuga ngo bahagararanye nawe n'uyu munsi kandi bakimurandasa akaboko, ariko bari n'amama ashobora kuba yanaseka cyangwa se agatambuka agashobora kuvuga. Aha hantu ho bimeze bite? Reka nkubwize ukuri. Mutesi, yego, Mutesi wo kuri social media ni umuntu wagaruye ibyiringiro mu bantu. Too much. Amagambo ye ndabihamya 100%. Hari imitima y'abantu yakijije. Iyo mitima yakijije nayo yagakwiriye kumukiza muri bibi. Kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Mutesi rero yabibye amahoro ariko arimo arasarura intambara n'amarira n'agahinda. Ariko icyo nabwira Mutesi namuha recommendation. Hari ijambo riba mu gitabo cya Zaburi. Igice cya mbere. Biravuga ngo hahiriwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagendere mu nzira z'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Ngo bene uwo mugabo cyangwa umugore cyangwa umusore, bene uwo muntu ngo azahwanwa n'igiti cyatewe ku migezi, ngo gishorera imizi yaco mu mazi, ngo cyera imbuto mu mwaka w'amafa. I know Mutesi uyu munsi ari mu mwaka w'amafa, ariko niyera imbuto. Nahagarare ibi bihe byageze, ariko yera imbuto. Ye ababarira abo bantu yamaze kumenya. Hari igihe Imana ikunyuza mu kintu kugira ngo umenye. Iki ngiki nicyo gihe yamaze kumenya ba Yuda, yamaze kumenya ba Petero, yamaze kumenya na ba Yohana. Ariko ba Yuda na ba Petero aba babarira ariko bagendane baziranye. Hari ikintu kigoye muri iyi si kumenya inshuti n'umwanzi, kubera ko niyo ukurikiye ibyigisho byinshi agiye atanga. Yaravuze ati isi yampaye kumenya umwanzi n'umukunzi, nkamenya kandi uko mbana nabo. Njambwira abantu, ndakumva nta kibazo. Ikindi kintu njambwira abantu, njambwira abantu kuri isi nta mwanzi uhoraho, nta n'inshuti ihoraho. Ese burya reka nkubwire ukuri. Okay, ndi umupreacher, the teacher, the preacher, ndi umwigisha. Mani gumisha cyane, noneho w'umworozi. Twavukiye muri famiye zo korora. Nukuri n'umutunzi. Twavukiye muri famiye zo korora. Nukuri. Iwacu tworora intama. Yego. Intama buri gihe cyose intama ibaho itinya kuribwa n'ikirura. Ariko ikintu gitangaza intama, yego, nuko umunsi umwe iribwa n'umwungeri wayo. Kandi birababaje cyane. Sinzi niba munyumvishije. Kubaho kw'intama ubuzima bwayo bwose, yego, ihora itinya kwizaribwa n'inyamaswa n'ibirura. Ariko igitondo kimwe ikabona amaboko yayigaburiye n'iyayishe amavuta papa. Kuri iyi si ibintu birahinduka. Mu nshuti y'abamwabanzi no mu banzi maybe ashobora kuva mu inshuti. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo mbere yuko uvuga ikintu ujye ubanza utekereza. Uwo muntu ugiye kubwira nabi ejo mushobora kwiyunga, rya jambo ribi wavuze rikagukoma, rikakuzanira urubanza. Kandi uwo muntu nawe unezererewe nawe ushobora kwiziguruka mubwira amabanga yo mu mutima wawe, ejo agahinduka umwanzi akayashira kuri stati. Ati do. Urumva? Rero nuzoza uganira n'umuntu, yego, my friend, tekereza ko ashobora kuba umwanzi, tekereza ko ashobora kuba inshuti. Nukuri. Hari ibintu bibiri nyambwira abantu, kwirinda kuvuga mu gihe wanezerewe.
ushobora kuvuga wanezerewe ukavuga amabanga yose. Yosefu wo muri Bible yabwiraga bene sinzozi azi ngo karabwira abavandimwe naho karabwira abagambanyi. Urumva biragoye ngayo nguko papa. Erega ndumva ibi bintu uri kumbwira biraryoheye mu matwi cyane, kandi abantu badukurikiye ndumva ko gukuraho urushinge mugani abakurikira dati nukureho urushinge ndumva bigoye, ariko byinshi utubwiye aha biraza kudusobanura ndetse binatwereke ishusho y'ibyo turi kubona uyu munsi wa none. Harumva umunyabwenge utari umunyabwenge w'ubu yanagiye yanakuyeho kare yagurutse kubera ko amagambo turi kubana nayo ubwenge bukomeye cyane. Mu gihe cyo kubura uwawe hari ibihe ugomba kujyamo. Hari ikintu nabonye mu ijoro ryakeye abantu benshi cyane bavuze bagizeho dute. Gute ushobora kuba uri mu kiriyo ukajya no gushyingira? Iki kintu ushobora kugihaho umucyo abantu gute? Yenda kuri bino bihe twaraye tubonye yagize ukwe bw'umwana w'umukobwa yareze, ntabwo ari umwana w'umuntu ariko kuki yagiye muri ibi kandi ari muri ibi? Ese ba bantu bavugaga ananana ntibaba bafite ishingiro? Preacher tubwire. Urupfu nta muntu urupanga. Nukuri nanjye ubu nafa nawe ubu wafa director rwose, ariko ubukwe bwo umuntu arabupanga. So umuntu ushobora kuba warapanze ubukwe ko buba uyu munsi, umuntu agapfa uyu munsi. Yego. Icambere umwana ugiye gukora ubukwe n'umukobwa. Yego. Uwo muhungu n'indi family. Ya family yatumiye abantu bayo. Yego. Yamaze kukodesha n'ibintu. Maybe sare barayishuye. Urumva? Yego. So nta kintu kuko ubukwe bugomba kuba kuko bwarapanzwe. Urupfu rwivanzemo hagati. Yego. Ariko amarira ntatubuze kwishima. Reka nkubwize ukuri. Reka nkubwize ukuri. Yego. Ibintu byose ntabwo abantu babikora analyze. Nawe tugukoreye analyze kucyuri hano arahandi ugenda wari kuba wagiye ntitwakuburaho intege. Ntabwo bishoboka. So ntabwo turiho. Hari akantu bajya bavuga papa, hari akantu bajya bavuga ngo hari abantu babayeho nk'abasifuzi. Ngo akazi k'abasifuzi ngo nugushaka amakosa y'abakinyi. Uwo niwe muntu. Ngo mu gihe abakinyi bo akazi kaba ari ugushaka ibitego. So ntabwo turiho kugira ngo dukore analyze ku mafuti y'ibintu n'ibindi. Ahubwo turiho kugira ngo dufashe abantu kugera kuri success ku ntsinzi. Yego. Reka nkubwire buri muntu wese akwiriye kumenya impamvu yaremwe. Jewe impamvu yanjye naremwe n'ugufasha abantu kugera ku ntsinzi. Ntabwo ndiho kugira ngo nibaze why nanjye banibajijeho. Wari wavuga ati kuki uriya mutipe ari hari sundi hageze ati kuki yakagombye kuja hari nawe tugukoreye analyze ntitwabura ibigutsinda. Oya buri muntu wese bamupimuye yasanga adashyitse. Bamupimuye amugize ku munzani yasanga adashyitse. Reka twikomereza hanga, reka twere gutinda kuri ibyo ngibyo, ahubwo reka nkwinjize muri ingingo. Ndabizi ufite teraniro mu kanya, ariko ibyo ari byo byose nibi turimo no kwigisha naho ugiye kwigisha bihangane n'ingukererezaho gatoya kuko nabo turi kumwe numva tukigukeneye cyane. Ikintu kiriho kandi kigoye cyane uyu munsi giteye n'ubwoba kimeze gutya. Hari cyo Bibiliya, hari cyo Yesu yavuze ku bantu bacira abandi urubanza, baberaho guca imanza. Abo ni babasifuzi twavugaga amakosa William ukubona kuri reka ngweze umurongo. Abo bantu bigeze gusambana. Umugore wigize gusambana muri Bibiliya mu Evanjiri. Umudamu amaze gusambana hari amategeko y'umugabo bita Musa. Musa yari yaravuze ngo umugore usambana n'umugabo utari we bamutera amabuye afe. Bayamutere rwose afe. Hanyuma umukobwa bamufata ari gusambana. Baravuga ati mutora amabuye. Umuntu umwe muri batoya hari umuntu uje vuba wizaduka uri mu kwirirwa abesha abantu ngo n'umwana w'Imana. Tumutwarire iyi ndaya mbere yo kumutera amabuye, mbere yo turebe nimba koko nimba yaravuye ku Mana. Arakonfirma amategeko ya Musa. Nawe participe muri ico gikorwa cyo kuzuza amategeko ya Musa. Kuko Musa yahawe n'Imana. Kuko Musa yahawe n'Imana n'uyu nawe yoherejwe n'Imana. So rero byose nkuko Musa uwayamuhaye n'umuntu. Baramuzanye wa mukobwa basanga ahantu Jesus ari. Barangize babwira Yesu ngo uyu muntu ngo twamusanze asambana. Bazana na verse biblique zihana ico cha. Ati do
mu mubambi itegeko runaka riravuga gutya kuri iyi vasa hana none tubigenze gute urabivugaho iki wewe niwo munsi Yesu yanditse atora igitaho hasi yandika hasi mu gitaka nta nubwo yari wavuga ntabwo yavuze yaranditse aravuga ngo murimo utarakora icaha n'abari we wa mbere utwereka ukuntu batera abanyabyaha amabuye Yesu ngo yandike hari abahanga ba Bibiliya bajya bavuga ngo yanditse ngo buri muntu yari masoma akibuka ibyaha yakoreye mu ibanga buri nyuguti yose yandikaga ngo yasoma agacaho narasambanye ntibamfashe agacaho Yesu naribye ntibamvuye ariko ndandomiwe Yesu asigara yemye na wa mukobwa Yesu abwira wa mukobwa ngo ndanakubabariye genda ntuzongere gukora icyaha hanyuma ikintu nendaga kuvuga yego iyo uyu mukobwa uwo nguwo iyo batamuzana kuri Yesu bakamuterera amabuye kuri roje bari bamusanzeho yego nukuri abari kumwica nk'abatakatifu kandi nta nicyo byari kuba bitwaye kuko byari kuba bitwaye ariko mukuri kw'Imana yaremye ijuru n'isi byari ibandi ry'umukobwa rigiye kwicwa n'andi mabandi ni umunyabyaha wafatiwe mu byaha ugiye kwicwa n'abanyabyaha batafashwe rero umuntu nucira undi umuntu urubanza kandi nawe umutima wawe hari icyo gushinja nta muntu numwe uri perfect nanjye ntabwo ndi perfect nobody is perfect ibi bintu abantu bose babimenyaga ibi bintu birumvikanisha neza yuko nubwo hari abafasha abandi h'ijambo nubwo hari abagufasha h'ijambo nyamara nabo ariko reka nganire n'abantu kagira inkuru mbere yuko wicara ukaganira ku wundi muntu ese uza wibuka kwicara wenyine ukiganiraho kavuga ati reka nikorereho ubushakashatsi numara kwikorera ubushakashatsi bizakugabanyiriza kuvuga abandi bantu no kubarwanya uzamenya neza ko abo bantu naho mutaniye nawe mwabantu muri kunkurikira mujya muganira n'imitima yanyu self evaluation urebe se uyu munsi byagenze gute nkanjye ubwanjye pass ese hanatunganye ese ibyo bigenda gutya ibyo bizatuma isi tugira amahoro ariko abandi batinda ku mikorere y'abandi kwanariza amakosa y'abandi bigatuma hari ikintu nk'iki ngiki kiba aba bantu bakora ibi bintu ubundi byago bibategereje ni ibihe kubera ko hari icyo Yesu yavuze bashobora kutanabigira Imana n'inyembabazi wowe ibyo ari byo byose bari gukira n'urusenda mu muyaga kuko iyi Mana yacu ntabwo igikina bashobora Imana ntabwo igihana umuntu kubera ibyo yakoze yakabe Imana ihana abantu kubera amakosa nta muntu n'umwe usigaye nawe ntuba wageze hano iba yagutsinze mu nzira nta nubwo mba nibukwa mba nari angiye abahara Imana ishobora kutagira icyo batwara yego ariko ntabwo ari byiza ku muntu yego atemera hundi igiti ntabwo ari byiza ntabwo ari umuco w'abana b'Imana yego umuco twahawe Bible mu gitabo ca Yesaya iravuga ngo igiti gicumba umwotsi ngo ntabwo gikwiriye kujugunwa ngo ahubwo gikwiriye gutabwa mu ifuru y'ibindi biti byaka kugira ngo naco kibashe kuja kuri meme ritme so abantu bose nta muntu mwiza nta n'umuntu mubi umubi yahinduka umwiza n'umwiza yahinduka umubi yego hari umuntu wavuze ngo mu mabandi 100 havamwe abapotre no mu bapotre 100 havamwe amabandi iyo so mu bantu bose harimo abantu bose nukuri mu babi habamo abeza mu babi havamwe abeza mu beza havamwe ababi bihe birahinduka byahinduka n'umuntu agahinduka abari imfura baje kwiyandavuza babaye imfura niyo mpamvu mbwira abantu Imana yonyine Imana izireba umuntu w'indaya w'umusinzi waraye mu kabari afasha amacupa agenda adandabirana yamureba ikamubonamo apotre w'ejo ikamuha igihe gusa umva man mu gihe twebwe tubona amacupa ariko iyo ireba ico yagambiriye izireba ikinyantege nke ikakibonamo inyembaraga nukuri twebwe naribwiye abantu twe tureba none Imana ikarebesha yego yes kuko iyo irebera hose icyarimwe niyo mpamvu akenshi ibyo twe expectinga cyangwa twibwira atari by'Imana iba ibona kugira ngo yenda twihutishe na cyane yenda ku byo turi kuganira aka kanya
ibi bihe turimo bigoranye benshi cyane bazi ko Kristo agiye kugaruka. Nagira ngo unyibukirize abantu cyangwa se umbwirire abagiye kubyumva bwa mbere. Buri muntu wese wumva kino kiganiro yirinde iki, yitwararika iki kugira ngo Kristo naza gutwara itorero. Cyangwa se uyu munsi nagenda agasanga hari umutego w'urupfu, ko twese turi abakandida b'urupfu kuva twaravutse n'urupfu imbere nako kanya, hatazagira umuntu utungurwa cyangwa se ugwa mu mutego atiteguye nk'umukristo cyangwa se matanakijijwe, kugira ngo n'umuntu ushaka gukizwa cyangwa se muri mu nzira y'agakiza amenya ati ibi bihe nibi, nubwo bamwe batabibona gutyo, nubwo hari imigenzo cyangwa se gahunda zimwe z'amatorero gutya, ariko ibi bintu nibyo buri mukristo cyangwa se buri muntu wese ushaka kuzakorera Imana. Njya nkunda kubwira abantu mbere yuko ukora ibintu bibi wari watekereza abantu bari ku kiriyo cawe. Buriya abantu benshi wari watekereza abantu bari ku kiriyo cawe. Tekereza ku kiriyo cawe ibyo tuzavuga, utangire kubirema ukiri muzima. Wa muntu uri kunyuva wari watekereza twagutwaye somewhere ahantu runaka yafashije imfubyi, ariko uwo munsi uzabimpa. Uwo munsi uzabimpa muzagera. Ese nugera tuzavuga iki? Ku ruhande rwawe mu bushobozi bwawe iga kubana n'abantu amahoro. Ibi bintu mbibwira abantu nkavuga ngo ku ruhande rwawe, iri si itegeko ry'abantu bose ariko ni itegeko ryawe. Ku rwawe ruhande ka na watu wote kwa amani, bana n'abantu bose amahoro. Ku rwawe ruhande niba gutera ariko ku rwawe ruhande, reka nkubwire munyamakuru, ibintu byose dushoboye ntabwo tubyemerewe. Ibintu byose dushoboye ntabwo tubyemerewe. Mutesi kandi ushobora kunuka, nanjye ndi umusore kandi mfite n'abafollowers, nanjye naje aho nkagutuka, ariko simbyemerewe kubera ko ndabishoboye kugutuka, biranoroshye, ndabishoboye kugusebya, ariko simbyemerewe. Kugwanjye ruhande ariko wewe sinzi niba ubyemerewe, ariko nje ku rwanjye ruhande simbyemerewe. Nawe uri kundeba ibintu byose ushoboye ujya wibuka kutabyemerewe. Shalom. Ntabwo ari bya bindi by'ijisho rizahorwa irindi. Umugabo umwe yaravuze ngo ijisho rihorewe irindi ngo byarangira isi yose yarahumye. Nicyo kintu nagira ngo tugarukeho cyane, kubera ko uyu munsi uramutse ugize uko reka mubwize ukuri n'aka kantu nongere ngagaruke kuri Mutesi twahoze tubikomazaho. Yego, ndabizi afite umutima wagutse, ababarira abo bantu bose. Kandi nanjye abantu batanyumvishije neza muri iki kiganiro naba nakomerekeje nabo bambabarira. Nukuri hari umugabo, reka nsoreze ku mugabo nkunda. Nje nkunda gusoma. Yego, ndi mu bavuga butumwa bakunda gusoma. Oya niyo tunaganira gutyo uhita wumva icyanditse. Kandi nkunda gusoma ibitabo bitandukanye. Nasomye igitabo kivuga inkuru za Nelson Mandela. Umunsi yafunguwe, isi yose yaravuze ati Mandela none agiye guhora kuko yari afite ubwo bushobozi bwo kubikora. Yari perezida papa bishireho. Yari afite igipolisi n'igisirikari n'izindi nzego za leta tutazi, n'amahanga kandi yamuteza amaboko. Yari mu gihe cyiza cyo gukora reaction akihimura ku banzi be, kuvunira mu mavi. Ariko umutipe yagiye kuri televiziyo aravuga ngo abangiriye neza n'abangiriye nabi mwese ndi perezida wanyu. A partir d'aujourd'hui ntihagire umuntu uhunga, abampemukiye ndabababariye. Reka nkubwire, umuntu wakuvuze n'umuntu wagushize mu mwobo imyaka 27, 27 ans, yego, uri muri gereza ufungiwe mu mwijima, bavuga ko n'iriya ngwara yamwisha ariho yayikuye kubera igihe kinini, kubera igihe kinini ahantu yarari yamaze. Ariko aravuga ngo nukuri ndabababariye. Ari perezida ufite uburenganzira. None usibye umuntu wakuvuze, ibazo umuntu wakubabaje iyo myaka 27. Umuntu akuvuza umunsi umwe biracitse. Umva, byatumye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari ico gihe bita Bill Clinton avi Washington aza Johannesburg. Agezeyo abwira Nelson Mandela, tell me ni kizihe mbaraga zaguteye kubabarira.
Nelson Mandela mu kiganiro yagiranye na Clinton yaramubwiye ngo nzi kubabara nzi no gufungwa kukurusha yego paske nabibayemo sinari bufungurwa amaguru ngo nkomeze mfungwe umutima yego nakeneye gufungurwa amaguru n'umutima wanjye ukaba ufungutse nta bintu birimo Nelson Mandela yaravuze ngo kutababarira ngo ni nk'umuntu ufata ikirahuri cyuzuye uburozi hanyuma ngo akakimwa ngo agategereza ko kizica umuntu kuvuga ngo iyo utababariye uba uri kwigirira nabi hari umwanditsi w'umunyabwenge w'umwongereza n'umudage baravuze ngo umuntu utababarira ni umuntu udakora isuku mu mutima we ntabwo tubabarira abantu kubera ko tubakunda tuba turimo dusohora imyanda mu mitima yacu good ndumva nabwiriza tuzokora ikiganiro cyo uyu mugabo murekura agendeye mu cyangwa dukomeze hari abandi bamutegereje cyane uriya Imana igumugisha cyane thank you so much abantu bashaka gukurikira uyu mugabo by'umwihariko ariko mutere n'inkunga ya kamera yemwe dukurikiye akoresha telefone y'ikamera kubera ko ibintu bikurimo ushobora gufeedinga worldwide kandi mu buryo bworoshye cyane ndashaka abantu bashyigikira Muyoboke William mu Rwanashyaka mu murimo w'Imana telefone ongera uyitubwire kandi ikindi nanone yababwiye ko atangiye ministries ntabwo ari wenyine n'abantu batandukanye iyo tuvuze ministries ngo ushobora gusangamo Anglican Catholic Restoration Zion everywhere na wundi udafite aho ahagaze hari abantu akakanya bidekara akavuga ati ngiyewe ibintu by'insengero nakomerekeye mu nsengero nsinshaka kuzongera kubarirwa ahandi ariko hano hari ahantu ugomba gukira kandi ugomba komerwa kugira ngo wongere wumve impamvu utagomba kubaho udafite itorero kubera ko niwo mubyeyi wawe wo mu mwuka Pastor William uratubwira izi address na message ku bantu bose bari badukurikiye kugira ngo tureke ujye no kubwiriza iri torero rigutegereje nanone saha gusa ari n'ahandi bagukeneye rega munyamakuru urakoze mu by'ukuri muri nge Imana yampaye umutima wagutse abantu banzi neza iwongere kandi abantu banzi neza nta mutima mubingira nta nisharingira iyo Imana yakuzamuye ndemera cyane kandi reka mbabwize ukuri mw'abantu muri kunyumva aka kantu uzagakatinge ukanampe umuntu yorwanya umuntu bigakunda ariko ntiwarwanya igihe cy'umuntu iyo cageze haleluya Bibiri iravuga ngo abanyegiputa bagwanyije abanyiziraheli barabakoroniza babashira mu buretwa imyaka myinshi cyane ariko umunsi w'Uwiteka umunsi wageze hatabuze n'isaha hatarenze n'umunsi Farawo yarabigerageje arabizira umuntu iyo igihe cye cageze ntiwashobora kumurwanya never ever hari igihe tuba dufite message ariko tukabura ahantu tuzinyuza so rero nkuko wari ubivuze habonetse udusupportinga byaba byiza kandi bitanabonetse it's okay dukorera ku gasaraba Kanombe Imana yaduhaye amagambo yo guhumuriza imitima ibabaye kugira ngo dusubize ibyiringiro mu bantu hanyuma inimero zacu ni 078 gatandatu karindwi karindwi kabiri 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 gatatu 078 gatandatu karindwi karindwi kabiri 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 gatatu wumve neza nsoze utuntu tune ngiye kubabwira recommandation notanga number 1 ibyo ushoboye byose ntubyemerewe icya kabiri kurwawe ruhande utanga amahoro icya gatatu wibuke nuzoza uja kurwanya umuntu uzumenya ko uwo muntu afite igihe cy'Imana nikigera ukabigerageza uzagwa mu nyanja Farawo ngo yagize ngo nibisanzwe kakwa kundi yarabimenyere reka nkubwire ikintu kimwe nsoze Imana yanjye we oya nta kibazo ibintu biraryoshye kubyumva umukristo yego cyangwa umuntu uri kundeba buri muntu wese agira ishusho ebyiri yego ni nazo nshusho z'umwana w'Imana Yesu yaje yitwa umwana w'intama yego another season akiyita umwana w'intare rimwe yaravuga ngo umwana w'intama ikindi gihe akavuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda yego ariko ndagira ngo mbabwire intege nke z'intama n'imbaraga z'intare ibyo bintu ukuntu ushobora kuyimacinga yego intama iribwa n'imbwa
twebwe nakubwiye ko nari umworozi iyi mbwa yinjiraga mu iruri ry'intama yaryaga intama zose mu gitondo ugasangamo imirambo y'intama nokuri ariko hari igihe intama ihinduka intare yambwa ikaza ije kurya intama ikinjira mu iruri ry'intama igasanga za ntama zabaye intare uzikindi imbwa ibizize akamenyero kamenyero ni kabi hari umugani bajya bavuga mu cyangwa ngo nyina kamenyero ibintu nk'ibyo ngibyo so nukuvuga hari uwo muntu ubona nk'intama none yego ejo ashobora guhinduka intare umva ikindi kintu ngiye kubwira abantu bari kunkurikira before ko uvuga ijambo ribi ku muntu tumia hakiri yako vizuri utekereze uyu muntu sinzongera kumukenera ese bibaye ngombwa ko nongera kumukenera ibi bintu by'uyu munsi bibaye ngombwa ko nazamukenera wazabyitwaramo gute nabwiye abantu ku gasaro ndavuga ngo ijambo ribi uzurimi ruribike mu nda kuko ijambo ribi iyo rimaze gusohoka ntiribora rimera nk'isashi iri mu butaka shalom shalom Imana igumugisha cyane reka tubwire abadukurikiye cyane mwibuke musure muyo amaguru no nkomeze mfungwe umutima yego nakeneye gufungurwa amaguru n'umutima wanjye ukaba ufungutse nta bintu birimo Nelson Mandela yaravuze ngo kutababarira ngo ni nk'umuntu ufata ikirahuri cyuzuye uburozi hanyuma ngo akakimwa ngo agategereza ko kizica umuntu kuvuga ngo iyo utababariye uba uri kwigirira nabi hari umwanditsi w'umunyabwenge w'umwongereza n'umudage baravuze ngo umuntu utababarira ni umuntu udakora isuku mu mutima we ntabwo tubabarira abantu kubera ko tubakunda tuba turimo dusohora imyanda mu mitima yacu good ndumva nabwiriza tuzokora ikiganiro cyo uyu mugabo murekura agendeye mu cyangwa dukomeze hari abandi bamutegereje cyane uriya Imana igumugisha cyane thank you so much abantu bashaka gukurikira uyu mugabo by'umwihariko ariko mutere n'inkunga ya kamera yemwe dukurikiye akoresha telefone y'ikamera kubera ko ibintu bikurimo ushobora gufidinga worldwide kandi mu buryo bworoshye cyane ndashaka abantu bashyigikira Muyoboke William mu Rwanashaka mu murimo w'Imana telefone ongera uyitubwire kandi ikindi nanone yababwiye ko atangiye ministries ntabwo ari wenyine n'abantu batandukanye iyo tuvuze ministries ngo ushobora gusangamo Anglican, Catholic, Restoration, Zion, everywhere. Na wa nkuru udafite ahagaze. Hari abantu akakanya bidekara kavuga ati ngiyewe ibintu by'insengero nakomerekeye mu nsengero. Nsinshaka kuzongera kubarirwa handi. Ariko ho hano hari ahantu ugomba gukira kandi ugomba komerwa kugira ngo wongere wumve impamvu utagomba kubaho udafite itorero. Kubera ko niwo mubyeyi wawe wo mu mwuka. Pastor William uratubwira izi address na message ku bantu bose bari badukurikiye kugira ngo tureke ujye no kubwiriza iri torero rigutegereje nanone saha gusa ari n'ahandi bagukeneye rega munyamakuru urakoze mu by'ukuri muri nge Imana yampaye umutima wagutse abantu banzi neza iwongere kandi abantu banzi neza nta mutima mubingira nta nisharingira iyi Imana yakuzamuye ndemera cyane kandi reka mbabwiza ukuri mw'abantu muri kunyumva aka kantu uzagakatinge ukanampe umuntu yorwanya umuntu bigakunda ariko ntiwarwanya igihe cy'umuntu iyo cageze haleluya Bibiri iravuga ngo abanyegiputa bagwanyije abanyiziraheli barabakoroniza babashira mu buretwa imyaka myinshi cyane ariko umunsi w'Uwiteka umunsi wageze hatabuze n'isaha hatarenze n'umunsi Farawo yarabigerageje arabizira Chikama wanya umuntu iyo igihe cye cageze ntiwashobora kumurwanya never ever Muyoboke TV kandi tubabwire cyane ngo musupportinge ibi byose Imana igumugisha cyane abashaka umujoininga abashaka gufatanya nawo umurimo abasanzwe bamukunda umuntu abwiriza atandukanye abari mu Rwanda umuntu ari mu Rwandiyo mwese cyane tubabwire ngo mugubwe neza kandi William true umugisha w'Imana n'ubwenge bw'Imana bikomeye iteka kubera ko hari ibyo tuganiriye kandi bitandukanye n'ibyo naganiriye n'abandi hari ibyo nkukuyeho hari ibyo mbese muri makeya umutima wanjye unezerewe kubwe kandi natekereza n'abantu badukurikiye nuko kuko yo nahembutse n'abadukurikiye already baba bahembutse bitari ubu tuzongera kandi ntituzatinda kandi bitari biriya n'ibindi Imana
izabikora. Imana ikomeza abababaye, Imana kandi ibaha umugisha cyane. By'umwihariko reka nkubwire ngo atura umugisha ku bantu bose babanye natwe mu kino kiganiro. Ubabaye si itegeko. Jya abantu mu mwanya wose urimo, yego, ujya uyiga kubana n'abantu neza. Twabonye abari hejuru bamanuka, tubona abari hasi bazamuka. Jya mbwira abantu ntaho wageze Imana itagusubiza aho wavuye. Buri muntu wese iyo yavuye Imana ifite tike yanagusubizaho ibikeneye. Wasubira guhinga, wasubira ku nimba ahantu hose uri ujya umenya ko bitararangira. Nimba uri hasi ujya umenya ko bitararangira wazamuka. Haleluya. Nimba waranazamutse ujya umenya ko bitararangira wanamanuka. Ahantu hose uri ubwira Imana yagufatira yagukomereza. Kandi mu rugendo rwawe rwose rw'ubuzima bwawe bwira Yesu umubane. Yego. Inzu yawe nuyubaka yuzuye ari nziza ujye ubwira Yesu azayituremo. Abana wabyaye ubwire Yesu azabaturemo. Amen. Kuko naje gusanga papa ibintu bitarimo Yesu biba stress. Shalom, shalom. Imana igumugisha cyane. Turabakunda, Imana ibarinde nakagaruka. William, Imana igumugisha cyane. Thanks.